tugiye kurira dukomeza. Shooting muri kwibona ute? Namuona piloti. Shooting mnaona byari bifashe bite? Bwana. Hivi kabisa ilikuwa noma. Kuhusu mvua imenyesha sana, tumepanda majiwe makubwa sana. Bwana, nasema hivi kabisa itakuwa nzuri tu. Kabisa. Haya tuondoke basi. Ndiyo. Twagiye. Naona ko turimo tworira dufite mu kirere tugenda. Mfata. Murabona ko byari bimeze neza. Hano ubu turimo turataha tuva kuri set tugiye kurya. Urabona ko turimo tworira dufite mu kirere. Dufite mu kirere rwose. Ubu tugiye kureba ko babona cyo kushyira mu nda. Ese DOP urabona shooting bimeze bite? Shooting yagenze neza muri make uko bimo biragenda niko natwe tubyifuza. Gusa icyo tubashaka kubwira abaturage bategereze filime, ni filime nziza kandi bazabona ko iri bikosora. Ese mu by'ukuri iyi filime niki kirimo cyaba gitandukanye n'izindi twajaga tukunda kureba? Filime ikintu gihari nuko uburyo ikozemo location ni ibintu bipanze, kandi ikindi kizagaragaramo ni technology twashatse gushyiramo dushaka kugerageza gukora nk'iby'abanyamerika bakora, kandi gushaka niko gushobora. Murakoze cyane DOP. Ariko ni mwana twibwiye nitwa Tuyishime Jazo. Wowe bimeze bite? Amazina yawe yitwa nde? Ese ufitemo witwa? Masi Promo. Masi Promo. Ese kuba wari umunyamakuru ukaba wariyunze mu filime niki wabonyemo kidasanzwe ku buryo uyikunda, ku buryo uyikinamo? Nabonye ari ikintu kidasanzwe. Umenya na filime bazayita ikidasanzwe. Na filime yitwa ikidasanzwe cyane. Tugiye kurya rero, ubwo shooting zo mu hano rwose ndabona zirangiye. Naho ubutaha. Naho